ese ubitekerezaho iki uramutse ubyutse ugasanga inyanja yahindutse umujyi, ukaba umujyi mugari nk'igicumbi cy'ubukungu hadakorwaho n'imihindagurikire y'ikirere kandi hafite byose bikenerwa kugira ngo umujyi witwe umujyi. Bitekerezwa hakozwe umujyi hagati mu nyanja, ugashyirwamo imirima yo guhingamo, ukakira abantu benshi bahunze ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere, mbega bikadufasha gukemura ikibazo cy'ubucucike mu mijyi yacu. Ibyo byose turi kuvuga ni by'Abayapani bashaka gukora binyuze muri kampani yitwa N-ARK ikora ibijyanye n'ubwubatsi muri iki gihugu cy'Ubuyapani, aho bari gukora Dogen City, umujyi uzaba wihagije muri byose, wubatse hagati mu nyanja ndetse ukazajya wibizwa mu nyanja igihe bashatse runaka. Ese ibi koko byaba ari ishusho y'ahazaza y'imyubakire mu gihe kizaza, cyangwa ni igishushanyo mbonera kiri mu mitwe y'abantu gusa? Iyi ni Top 250. Kora subscribe, like, share na comment ubundi dukomezanye. Njye nitwa Joshua Mutuyimana. Reka dufate nk'umujyi uri ku nkengero z'inyanja ndetse ubutaka bukaba bwawubanye buke bitewe n'abantu benshi bawutuyeho. Akenshi uburyo bukoreshwa ni ukwagurira ubutaka mu mazi, aho bamena amabuye menshi, imicanga ndetse n'igitaka mu mazi kugira ngo ubuso bwaguke. Ubu nibwo buryo busanzwe bukoreshwa buzi ku izina rya land reclamation. Nubwo ubu buryo bukoreshejwe ibinyejana byinshi, ntibwigeze butanga igisubizo kirambye kandi gitanga umutekano. Ibi bigaterwa n'uko amazi agenda azamuka bitise ubutaka bwaguwe muri ubu buryo bukaba bwanarengerwa. Isi ikeneye gushaka ubundi buryo kandi vuba. Bumwe mu bwatekerejweho ni floating cities, imijyi yubatswe mu mazi hagati. Bamwe bavuga ko ari uburyo buteye ubwoba, ariko nanone ari bwo buryo rukumbi bwakemura ikibazo cy'imiturire. Imijyi yubatse mu mazi ntabwo ari igitekerezo gishya. Hari akarwa gato kitwa Ulos Island kubatse mu kiyaga cya Titicaca mu gihugu cya Peru. Hari n'akandi nkako mu gihugu cya Cambodia, n'ahandi hakeya imijyi nk'iyi mito yagiye yubakwa hagati mu mazi, ariko kubaka mu mazi y'imigezi mito mito atari inyanja. Hari kandi n'ibikorwa remezo byubakwa mu mazi bicukura amavuta na gaze, kandi ugasanga abakozi babikoramo barahatuye. Ufashe urugero twavuga nka gaze metane hano mu Rwanda, yubatse hagati mu mazi kandi abakozi bayikoraho batuyeyo. Ibyo byose tumaze kubona biri kugenda byaguka mu buryo bunini cyane. Umuryango w'abibumbye wagiye ushyigikira kenshi Korea y'Epfo cyane mu kubaka igikorwa remezo nk'iki mu mazi hagati ku cyambu cya Busan, kandi abantu bakahatura nta kibazo bafite. Mu bwami bwa Saudi Arabia nabo berekanye umushinga wo kubaka hexagone, icyanya kizakoreraho inganda kigomba kubakwa hagati mu nyanja. Ibi nibyo Ubuyapani bushaka gukora mu buryo bwagutse kandi bunini, bakaba bakora umujyi munini uzatuza ibihumbi byinshi by'abaturage bakawuturaho uri hagati mu mazi. Dogen City, diameter ya kilometero kare 1.58, circumference y'ibirometero 4, muri rusange ni acre 390, ni ukuvuga hegitare 158. Ni hanini cyane kurenza indi mijyi yigeze kubakwa mu mazi mu mateka y'isi. Icyiciro cya mbere cyari gukora inyigo y'uburyo bwo gutuza abantu 40,000 ku buryo uzaba ari umujyi utuwe kandi mu buryo busanzwe. Igishushanyo mbonera kigaragaza ko uyu mujyi uzaba ufite aho gutura, ibigo by'ubushakashatsi mu by'ubuvuzi, inganda zo gutunganya ibiribwa n'amaresitora. Hazaba kandi harimo n'igice gishobora kwibizwa mu mazi igihe bikenewe. Ikindi kandi ku nkengero hazaba hari uruzitiro ruzaba rubereyeho kurinda imiyaga ikomeye nka tsunami kugira ngo itazangiza ibikorwa by'iterambere bizaba byubatse kuri uyu mujyi. Buri kintu cyose kizaba cyubatseho kigomba kuzaba gifite ibicupa binini biremereye biziritse munsi yacyo kugira ngo kibe gikomeye kitanyeganyezwa n'umuyaga. Ni igitekerezo cyagutse kandi gitangaje kizakorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, kigatuza abagizweho ingaruka n'imihindagurikire y'ikirere. Kizatanga amacumbi ahendutse, gikemure n'ibura ry'ibiribwa. Hashingiwe ku cyerekezo cya Global Center kigaragaza ko umusaruro uturuka ku buhinzi nukomeza ku rugero uriho, mu mwaka wa 2050 hazaba ibura ry'ibyo kurya ku buryo bukabije muri Amerika y'Amajyaruguru. Ikibazo cy'ubutaka bwo guhingaho gihangayikishije cyane muri iki gihe. Nko muri Singapore bagerageza gukora amafamu yo guhingamo muri buri nguni y'umujyi, ariko kubera ko abantu batuye ahantu hose, ayo mafamu yubakwa hejuru y'inyubako zisanzwe mu mujyi. Mu mujyi wa Rotterdam mu Buholandi niho hantu hambere hubatswe famu hagati mu mazi. Aha bahubatse famu y'ubuhinzi n'ubworozi. Kampani yo mu Buyapani ikora ibijyanye n'imyubakire N-ARK ivuga ko Dogen City izageza toni 7,000 z'ibiribwa buri mwaka
hakoreshejwe ubuhinzi bw'ikoranabuhanga rizajya rikoresha amazi y'inyanja agakurwamo intungamubiri zikuza ibimera. Gutuza abantu benshi mu nyanja hari ubwirinzi bw'imiyaga nka tsunami ndetse hihagije mu biribwa ni igitekerezo kiryoshye kucyumva. Gusa hari ikibazo gikomeye cyane ahangaha: amafaranga. Kubaka igikorwa nk'iki ndetse no kugifata neza kugira ngo gikomeze kubaho bisaba amafaranga kandi menshi. Yuki ni umuyobozi wa N-ARK iri gutegura uyu mushinga. Avuga ko ari gukura ibitekerezo bye mu gukora uyu mushinga nka business zamuha inyungu, ahubwo bigakorwa mu buryo bwo gufasha abagizweho ingaruka n'imihindagurikire y'ikirere. Akomeza avuga ko business y'ubwubatsi atari business itanga inyungu nk'izindi business z'ibigo nka Tesla, Apple na Microsoft ko zunguka cyane ugereranyije n'ubwubatsi. Niyo mpamvu Dogen City izakorwa nk'umujyi w'ubukerarugendo mu buvuzi, aho ibikorwa byo kubaga abarwayi n'ibindi bitandukanye bizajya bikorwa n'amarobo. Kuva rero bidakunze ko yubakwa mu buryo buzatanga inyungu, Dogen City izaba ari igicumbi cy'ubuvuzi mu isi igezweho, aho izaba ifite ibigo binini by'ubushakashatsi bizwi nka data centers. Uko bizwi, data centers aba ari ibigo bikora ubushakashatsi mu by'ubuvuzi. Ni ibigo bikoresha ingufu nyinshi z'amashanyarazi. Ibyegeranyo byerekana ko data centers zizaba zikoresha 20% y'ingufu z'amashanyarazi y'isi yose mu mwaka wa 2025. Akoreshwa mu gukonjesha ibikoresho bya murandasi, internet. Mu gutekereza uburyo bwo gukemura iki kibazo no kugabanya ibiciro, servers zose zizaba zikeneye gukonjeshwa zizashyirwa hasi mu nyanja. Mu by'ukuri nta mupanga ugaragaza neza uburyo uyu mujyi wa Dogen uzubakwamo. Mu kumubaza amafaranga bizatwara kubaka uyu mujyi, Yuki umuyobozi wa N-ARK yavuze ko atahita atangaza umubare w'amafaranga nyirizina, gusa ngo azaba ari akayabo. Yavuze ko ari gukomeza kurwana no kwagura igishushanyo mbonera cy'uyu mujyi ku buryo cyazajya kinakoreshwa n'ahandi hasa nk'aho bagiye guhura n'ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere nko muri Afurika, Amerika y'Epfo no mu burasirazuba bwo hagati. Mu gukomeza kuyisobanura, urumva ko Dogen City iri kugenda ijya kure yo kuba umujyi wo mu nyanja gusa, ahubwo iri kugenda yiremamo ikindi gitekerezo gitandukanye. Igitekerezo cyo gukora imijyi mu nyanja cyaje bwa mbere ku meza y'ibiganiro by'abayobozi b'isi ku bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere mu mwaka wa 2022, kandi byari bifite impamvu yumvikana. Imijyi nka Maldives, New York, Miami, Shanghai na Bangkok iri guhura n'ikibazo gikomeye cyane cyo kuzamuka kw'amazi y'inyanja. Umucanga uri kugenda uba muke cyane ku isi, bityo land reclamation nk'uburyo bwo kongera inkombe z'amazi ntibugishoboka. Ikibazo cy'imiturire ihenze mu mijyi yose y'isi kiri gufata indi ntera, ndetse n'ahantu ho gutura hari kugenda hashira impande zose. Biragaragara ko muri 2050 imijyi yo ku isi izaba ifite ubushobozi bwo gutanga 40% gusa by'ubutaka bwo gutuzamo abantu. Birashoboka ko wenda Dogen City ishobora kutubakwa nk'uko bivugwa ahangaha, ariko Yuki ufite kuyubaka mu mishinga ari kudufasha kumva neza ikibazo isi igiye guhura nacyo cy'imiturire n'imyubakire ikwiye kuzagikemura mu myaka iri imbere. Byanze bikunze gushora mu mishinga iremereye nk'iyi ngiyi, ibitekerezo nka Dogen City tugifata nk'inzozi zidashoboka, bibi impamo tureba. Reka dusoreze ahangaha nkwibutsa gukora subscribe, like, share na comment kuri Top 250. Nge nitwa Joshua Mutuyimana. Ciao ciao.